Ikinamico mwiriweho. Uyu mugoroba itorero Inyenyeri ryabateguriye umukino witwa Ugiciye inkondo si ugicundamo. Umusore Karamira imitungo ye yose yayimariye ku mukobwa Umulisa yizeye ko bazabana. Aho ibyo Umulisa yakorewe byose azabizirikana. Umubasi ukubutse imahanga se ushaka kurongora Umulisa, aho bizagenda biti. N'abatindiye nimukurikira umukino. Ariko soha Karamaderi, muri iyi minsi ko nsigaye mbona nta muhara ufite. byose kandi birebera Mva mbabara umbwire byagenze biti. nawe ariko ushakira ibibazo aho bitarisha ameze neza. Aya none se soha Karama, ko nsanze uzuminga ifoto ya Karamira utayikuraho ijisho muri telefone yawe ukongera ukayitegereza. Soha byagenze biti. Shaderi, wahora n'iki kuvuga batarabona? Nese sora aho kumbwira ko urushaho kurira ubundi amenya noneho ibi n'ibiki. Shaderi, Karame urabizi ko ntacyo naguhisha. Imyaka yose tumaranye hano muri kaminuza ntabwo ari mike. ndakumva. Tubana muri geto, dusangira akabisi n'agahiye, tubana mu bintu mu byiza ijoro n'umunsi. Ndakumva sawa. Ntacyo wigeze unyima. Yego. Kandi nubwo ntawivuga amabi, ndabizi ko nanjye ntacyo nigeze nkwima. Ntacyo wampishe nanjye ntacyo naguhishe. Nguteze yombi. Sorry soha. Gusa Deri, Karame Karamira ndamukunda kandi cyane. Mukunda bimwe bitari bya hano muri kaminuza, ukunda umusore ugamije kumukuraho amafaranga kwiki. cyangwa se kuryamana nawe. Ibi ndabikubwira umutima wanjye uremerewe, ku buryo kureba ifoto ye byonyine numva bimpagije. Ndakumva. Numva byibuze ndaruhutse. Gusa wihangane utaza kumumbazaho byinshi. Gusa nanjye sinzi uko byaje, nabonye mbyisanga Maderi. Ese mama soha nuko bimeze mwana wa mama. Ihangane ndakumva rwose. Ariko se Kandi ibyo ni ibintu bibaho soha. Shaderi nawe wagiye ureka. None se soha Ndakumva. basi waba waragerageje kubimubwira ngo abimenye? Ndakubeshye, izo mbaraga zo kubivuga ntawe nari kuzikura pe. Ahubwo byibuze basi fasha umbwire ukuntu nabigenza akabimenya, cyangwa se ubundi buryo nabimubwiramo. Nubwo wumva kubwira ibi ngibi. Ndakumva soso. Ndamukunda cyane ariko ndanamutinya. No kumureba mu maso byonyine sinabibasha. Imana yanjye. Sinabuze aho nahera pe. Unsora amarangamutima yanjye. Tuza ceceka n'ukuri. Ndumva bitoroshye. Kandi rwose ariko aka kanya ndumva ntacyo mfite nagufasha. Shaderi, mbabarira ndakwinginze. Ko umuntu mukuru rwose mbwira icyo nakora. Byibuze Karamira amenye ikindi ku mutima. Kuko numva kubigumana nabyo ni ihurizo rikomeye. Ni ikizamini rwose mbona ntaca imbere. Ndase James, Karame Didier. Ubundi ko twavuye ku ishuri tukiterera iby'urwenya ne tu reba icyo duteka, turateka iki umugoro. Ahubwo agafiriti kagiye gushya ngiye kurwangira ruhande, so biza hari ikindi kintu ntundo kubizi. Nkunda agafiriti rwose kurusha ibindi bintu byose bibaho pe. Cyakora ubwo ndabizi ugiye kuzana bya bindi byawe. Uzi James, wateka ifiriti ibyo bintu by'amachips byawe bya buri munsi. Jewe uyu mugoro ngomba kurara ndiye agafiriti. Soko mwana wamba bari ibintu byenda Karamira mu by'ukuri by'imereti wajumba barako. Oya byo namaze kubidesida ko uyu munsi ndibuze kurara ndiye akareti. Ntacyo agareti nako ndakagutekera bise byose ko mize kubiteka ari cyo bitwaye. Niko James, twakomeje gutera uruparu tuvuga ngo kuri Karamira ubundi Karamira ari hehe? Ariko ransekeje rero n'uyu munsi pe. Uri umuntu ukibaza Karamira kweri? Oya urareba amahana amasaha ageze. Saa 3 zimaze kurenga iminota 15 umuntu ataratugeraho. Ariko se kankubaza, uribuka cyagiye turi muri karase? Ndabyibuka. Lecture amaze kutwigisha ya modire dusa n'abayisoje. Uravuga lecture ndagisha igihe twatima dusoza? Igihe twasuzaga ya modire. Burya rero ariko nabanaga bari wagoswe, abanaga wa mukobwa yakujyanye niyo mpamvu hari utazi ikipe bikina n'iyindi.
uravuga wera se wera mbabarira genda ahubwo se bari cyo batoraguye mazade bane baduha kati ni bari cyo uzarokoramo uretse amagambo yawe wera n'umukobwa wawe batesha umwe rero ngiye kankubwire iyo ndi hariya muri karasa mba ndimo gukontorora kamwe kose bivuze ngo rero wikwibaza kuri karamera ari hey karamera burya twigaga no mutima utari mu gitereko bivuze kuza aho yagiye karamera rero hari umukobwa yiga muri Level 2 wa mukobwa imibiri yomba ariko subwo ntabwo muzi nubwa mbere ubabonanye kagakobwa kiga muri Level 2 kagakobwa kiga kamwe gakunda kuza kumureba ako ngako ariko kagiye kubitera umurisa kararikoze sibakita umurisara nuwo nta wundi mwokabyaramwe ubu noneho karemere kumwe n'umurisa yego ko mana yanjye ahubwo se tugira amahirwe nataye uzi ko numvaga umutaramu ubungubu ubwo twagiye muri weekend yagiye kureba ya business ariko nanone nkongera nkibaza nti karamera wajya kugenda kureba business yakadusigira akantu none yaba yagiye umunsi nta kintu atubwiye ari ikintu maze ko nta makuru bufite rwose kabisa pe wowe ukontora buri kamwe kose urebe uko ibintu bimeze nuko ubu niwe bari kumwe rwose maginga yangaye wowe mbega karamera uzi James yes ikintu maze kubona nuko umuntu bita karamera amaze kumenya ubwenge jama wacu ubundi ibi bintu nari mbikuziho gusa kakubwiza ko nanjye rwo barimo gukontora shaka rwose umukobwa nta utamutereta pesha arya neza rwose nakubeshye ariko kuri karamera bigeze kuri karamera ubundi reka ikintu twese tuzi kuri karamera ni wa mujama ushakira inota urabizi yari tari gutekereza amasomo abari kwitekereza ubucuruzi bwe umukobwa wagwishijemo karamera umva uriya ntabwo asanzwe oya karamera arya neza rwose sinkubeshye karamera arya neza rwose umwana ese shiri waragize mu rugo ryari nagezeyo bwije ariko nyine byari hatari usiko twatandukanye hafi saa yine zarenze we bwari bwije pe siko nagiye mu nzira mpura n'imbwa gusa sorry anyway vraiment merci beaucoup urakoze gushimani nishimye rwose washimishijwe n'ikizi nshimishijwe nuko wakomeje kumfasha muri byinshi kuva twagera hano muri kaminuza ku mugoroba noneho byandenze cyane pe koko se muri sahani yes ni ukuri tuza rwose uramfite pe kandi buri munsi mbura nkubwira ko ibyo mfite byose ari ibyawe nta mpamvu n'imwe rero yo kuzajya ubona nkufashije ukabona nk'ibintu bishyashya ako nawe uzanyibuza ngahakira chérie yes pourquoi je suis à toi tu es à moi nibyo se nukuri rwose merci beaucoup karamira urakoze cyane gushima nanjye nzagukunda nicyo nkwemerera rwose ahubwo se sheri ikigero kiri ku mugoroba buriya ntiwasanze James na Didier baryamye we mbabarira umukiri uzi ibintu byabaye nageze mu rugo nsanga buracyantegereje batetse banga no kurya ngo ntabwo bari kurya ntaragera urabona zikura n'abana beza ahubwo ndumva birenze ubwana bwiza nukuri kwimana rwose nasanze bakintegereje bari bashyizemo uturirimbo bari two bari kwirebera disi ba Didier n'abana beza nyine gusa ngo bibazaga ahantu nanyuze byabacanze nasanze barimo babyibazaho yiwe none se sheri uburyo ntabwo rero wabwiye ko uraza gutaha ukerewe ntabwo ari sawa oya sheri bari babizi kuko cya gihe tukimara gupanga ko tuzajya kwisangira no gufata akantu burya nahise mbibabwira ariko Didier ntabwo yabyumvise neza gusa nyine James yagerageje kumusobanurira yumva ko nta kibazo ahubwo se sheri karame wowe ugiye mu kumbaza ibya ba Didier nanjye nibagirwa kukubaza ko warabigeze mu rugo byari bigenze bite sha ongewe se ugira ngo byangoye ntabwo nahuye n'izo mbwa we wahuye nazo ni nk'aho wangishije mu nzu igihe wamperekezaga nibwo nabonye akamaro ko gutura hafi y'umujyi nageze amahoro rwose byiza cyane rwose sheri erega buriya niwe nari mfitiye impungenge gute se shusho ahubwo weho niwe nari mfitiye impungenge
kuko utaha kure yaho twari turi urumva ese turibona nkwiye kugira impungenge wafisha sheri njye nta kibazo rego ugiye buka kuri umwari kandi burya ibisaro byo muri kaminuza sinjya mbyizeye ahubwo se sheri akarame kumwe n'abanyeshuri twigana bose bari kujya kuri batima zabo twebwe ntitwagenda tukongera gusubira dutashye nonaha se ok nta kundi bonne classe chouchou bonne classe chérie mbega imbaraga gusa ibintu twateguye bipfuisha nakumva mbabaye n'ukuri ariko wagiye ureka soso byapfa guteze ahubwo Didier n'ukuri njyewe ndumva nifitiye n'ubwoba ufite ubwoba ibaze Karamira tuguye gitumbuye ako sha soso wagiye ureka ibintu by'ubwoba bwawe atuvumbuye mana yanjye twaba dusebye nta kintu mbona navuga rwose umura ntabwo ashobora kutuvumbura kuko n'ubundi kuva cyagiye ubimbwira tugomba kugutegura bidi narabiyumwishe ntabwo yigeze amenya diro turi gukina njye nawe ariko se we buriya umuntu mubana mu nzu muhuriye kuri buri kintu cyose buriya umuhishuti ikintu nk'iki ngiki we ako soso wagiye umenya ubwenge ubu we waba uzi kuri kudiringa diro n'abantu bangana gutya twabyumvikanye niyo igitekerezo kigiye kuzana kubeshya soso mitambimira no munda ngo pi ahubwo se we ubwo za SMS zose twacataga wazimuhishe gute ko nzi ko abahungu namwe nta kintu mujya mupfa guhishanya ari nk'abakobwa ubwo ubundi iyo uzi kuri kudiringa diro nk'iyi ngiyi ubwo nawe ngiye kukwibira akabanga ukamenya wirinda ko byibuze wasiga telefone yawe kuko urabizi patina yanjye abayizi password byose icyo atazi ni fingerprint kubera ko byo bitakoni ariko ubu ngubu mpite mutwara telefone ubu ngubu nta n'ubwana yikoraho ahubwo se we dutinde muri ibyo njye ndakifitiye impungenge mwabipanze gute kugira ngo ataza kutuvumbura ariko isusu Karamira ufite ngiye sindi kumvisha ahantu uri kubikura ntabwo ashobora kukuvumbura sinakubwiye ko kuva twatangira kudiringa idiro tuti nabimwishe ku buryo atazigera nabimenya n'umunsi n'umwe ubigenza ute rero nyine kuntu nabigenje nahise ntangira kudiringa na James yego James ndamuzi James nyine ngo tubana yego uzi ko twese tubigenza se mbwira nyine twese tudiringa njye na James tudiringa yuko njyewe nzajya gusura ababyeyi urumva yego noneho James we agafata Karamira akajya kumusengerera bagasohoka ku buryo gito twari kwifunga mbwira bagarutse tutarasetting ibintu byose twabigeza gute kamubwire ni diro nyine niyo mpamvu twahise diro tukayisha Karamira kuntu byose bigenda nyine twumvikanye yuko nko mu masaha ya 12 z'umugoroba ariko bazaba bamaze kuza noneho ngiye nawe tuzaba twamaze gutegura twatashye turi mu rugo ubwo rero tuzabigenza urumva yapfa kutuvumbura kabisa uri umuteguzi nako muri abateguzi turi babi nari mfite impungenge aho gusa Deri kumba nawacukirije muri ibyo byose uraguma muri ibyo ngibyo ugize ryane nari ndimo ndabategurira abantu ni muzi ko ari mwe banyire birori hayi imiteguro yawe ubona kuna Dereri yadufunganye hari abantu baba bafite experience mu gutegura ikirori wana ureke twebwe tw'abanyabwoba nubwo nari ndimo ndategura numvaga ibintu byakubwira ukuntu yapanze umutwe na James cyekura ndakwesha Deri ubundi iyi mitwe nanjye umuntu wayishe n'umwana twasanze ageze muri level 3 we yararangije yarateguraga ku buryo A1 surprise ye yabaga ari surprise kabisa cyakora ntababeshye nubwo numva bisa n'ibiri bugende neza ariko ndacyafite makoba nuko humura ubuse koko bidi yaza kugenda neza kuko uburyo twayipanze njye na James ahubwo reka mwereka ngereka mubwiza ukuri nakubeshye ndumva mfite impungenge z'ukuntu Karamira ari buze kubyakira soso kunumbaye afite ubwoba mfite ubwoba umenya niba ari bwinshi ashawaretse ibyo ngibyo mana soso wabaye mfite ubwoba ndimo guhinda umushyitsi fata wa mugeni wenda gusohoka mu nzu wenda nko kumusura ngereka ntabwo muzi impungenge mfite mfite izi impungenge rero oya ntabwo ari icyo ngicyo mfite impungenge z'ukuntu Karamira ari bubyakire Karamira ibaza nkoresheje ibyo byihorere we ubu surprise mu yabo surprise ngiyi wowe niba hari ikintu abantu bose gita kibatusha ni surprise kubyakira numva mfite amatsiko yabyo ariko binaniye ndumva niteguye ukuntu arahita atungurwa ninde ugura mu telefone we ninde ugura
James aramamagaye reka nyitabe my god reka nyitabe Didi Allo James Vamani Didier Karame James after 5 minutes diro dane mwaje after 5 minutes diro dane mugeze tuzibintu byarangiye wisa arimo aratuvugisha bari kumwe Karamira muri kumwe ariko kumva Aisa kupa none nawasubwe ntabwo yaduhamagara bari kumwe ndumva umutima undi nanjye mise numva none ubwabwo babuye Gawusha rero sibyo Iwe umuze mwese hasi sha Didier mbona mu ndushije ubwoba tajya kujabira umva nyine ngaho nyine muze twese dutegura vuba kagato tumaze kwitegura iya nayiteguye ngiriye okay baje bageze umva icyuma kinewe buje nazizanye byose sinabizanye babizanye okay iwe mano we nanjye nduvugwa bunyishe umva noneho rero nkwere sura wowe urafata iyi champagne sibyo noneho Didier wowe urasohokana oya no wowe urafata champagne nuza afata cake sibyo Fuka kaho barakomanze fata iyi cake urahita uyisohokana sibyo noneho Didier ahita afata champagne 2 3 Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Karamira Happy birthday to you umva shadide ndababeshya wana timu muri babi cyane ubundi twebwe nitwe bateguzi ba mbere baba umva muzi noneho rero nasabaga ijambo ry'ikisi nifuzaga yuko mwami ijambo abakitsi twadutegereje ndabona baje dukomeza kwishima nasabaga ko Karamira nubwo ibimubayeho atarabyiteze yakomeza kwirengagiza amarangamutima menshi mbona afite ubundi akegera Solange akadukatira uriya mutsima ari nako nsabadera ndetse na Soso bose bakamwegereza bira bikoresho dukomeza tukishima umva rwose narabeshye umva Didier tutabeshye rwose wana Karamira ntacyo nge narenzaho umva twabakora akagambane ariko akagambane keza rwose yihangane rwose turabatunguye ariko nyine byagombaga kuba Karamira ni inshuti yacu nta kintu rwose nawe ntabwo ari buze kubibona nabi izo yarinzaho icyo usibye kuba twabatunguye tugabakora ka surprise aricyo bitwaye munyemerera rero nagira ngo mwongere munize umwanya ari nako abashyitsi nyine twari dutegereje murabona yuko kameramani nawe ndabona yabukereye amafoto na foto nimwe nshaka ko iza kubura Solange niyegere rero Karamira bakatane keke bite dufata amafoto birakumbona ariko kase Karamira wajya umenya ubwenge ukegera undi mwana ariko amarangamutima we hagati aho ngaho rero mu gihe keke yo ikomeje gukatwa nako buri muntu wese agerwaho n'icyo kunywa nagira ngo nsabe Solange nk'umuteguzi mukuru w'iki kirori burya byose bishize hanze nagira ngo muhereze umwanya hari ubutumwa yifuza kugira tumateza yombi ariko cyo musiceceka tuhereze umwanya Solange yego Solange twaguhereza umwanya murakoze cyane reka mbanze mbashimire kuba mwaramfashije gutegura uyu munsi w'ibyishimo bidasanzwe kuri nge wenda buri wese yaraza kugaragaza amarangamutima ye ariko nge numva mfite ibyishimo byinshi rwose ntabwo mfite ukuntu nabivuga cyangwa se nabigaragaza ngo buri wese abibone mbere na mbere rero ndashimira Didier ndetse na James ntibagiwe na Derine mwamfashije gutegura uyu munsi mu by'ukuri nk'uko mubibona kubona icyo mvuga byangora ariko ikiruta byose ndishimye mu mutima wanjye ngerageje kwihuta rero njya gutekereza gutegura uyu munsi w'amavuko Karamira byari mu rwego rwo kumwereka uburyo ari inshuti nziza kandi kuri buri wese kandi buri wese ashobora kwifuza kuba yamugira nk'inshuti ye rwose munyihangane ntabwo mfite byinshi byo kuvuga
icyo kuri ibyo nashakaga kumubwira byose abisanga muri iyi mpano bamureke Solange amuhereze impano amarangamutima yamureze dore niyo mpano nageneye Karamira kuri uyu munsi w'amavuko. nkani bimwikira ndagusaba igihe gito oya ntabwo nabyizera oya ibi ni byo cyangwa ndarota no Karamira ntabwo wabinkora shiri ukagira anniversaire ntubimbwire nkabibwirwa n'abandi ba postinze oya ukazikorerwa n'abandi bakobwa ndabona ukuntu uyu mukobwa yaragufashe akaba ari nawe ugufasha gukanda keke oya ntabwo nabyizera ndakabimuhamaga ntabwo ibi bintu yabinkora oya ntabwo yabinkora sinshobora kubyihanganira reka muhamagara. Halo? Halo, Sherry. Karame. Halo, Sherry. Karame. Kutavuga. Halo, Sherry. Kutavuga. Oui, Sherry. Karame ndakumva. Ndakumva, Sherry. Nonse umeze gute ko numva uri kuvugura? Nasoni uramamagara ngo Sherry. Umva Karame ntabwo nari nzi ko uri umugome bigezaho. Ntabwo nari nzi ko ari ukuteye pe. Calm down, baby. Mbwira byagenze bike. Wifata utegure bidi yawe. Ntumbwire koko. Icyakora narakubonye ni wambonye. Ntabwo ari njye wayiteguye. No. Gezaho. Navuze ngo gezaho. Ntabwo nari nzi ko uri umuntu mubi mugezaho. Birashoboka ko wanyumva. Arewe. Ngo shye. Ntabwo ari wowe wayiteguye. Nta ruhare na rumwe nigeze nyigiramo nagiye kubona mbona abantu baraje na keke n'amakaze bandirimbira nakubwiye ngo rekeraho ubwo se niki ntabonyera amafoto urimo kwifotozanya n'abakobwa bakuryamye mu bituza bagutamika za gatotsi nakubwira nakubwiye ko byagenze nanjye nta ruhare nigeze mbigiramo Karame nakubwiye ngo ndeka ntuza ibiki Karime warakoze kumbabariza umutima n'ukuri kw'Imana warakoze ukuri kw'Imana ntabwo nzi ukuntu nabigusobanuriramo gusa byibura shaka cyane tubonane mbigusobanurire neza ngo njye mbonane nawe Karame nta mwanya nteze kuzongera kuguha nta soni ngo nta ruhare ubifitemo se gute kandi narabonye iyo mwakatanye keke nta n'isoni rega wanyumvise basi shakira cyane tuvugane Shere nukuri kw'Imana rwose mbabara nshakira umwanya wo kubonana ubundi vugane tubiganire neza nkubwira uko byagenze kandi urabizi ko ari wowe nkunda pe nukuri rwose nagiye kubona muna James n'irindi tsinda bafatanije nibo baje bafite anniversaire kandi urabizi rwose ko ari wowe nkunda pe so nimba basi wumva bikubangamiye reka nibi n'amakazi yabo n'ibiki byose bampaye mbibasubize ariko twongere tugirane umubano mwiza rwose ntabwo mbayeho numva ashaka kukubangamira urabizi ko ari wowe nkunda niteguye kukwerekana no kukugaragaza buri hamwe hose I'm proud of you baby nukuri rwose nyihanganira mbabarira please ndakwinginze ibi byose no kubera ba James nibo babigizemo uruhare nanjye babikoze ntabizi nagiye kubona mbona nkinjira mu rugo barantunga ntabyo narinzi pe oya Karame oya umva nkubwire ukuntu byagenze icyo ariko Karame niki ntabonye uriya mukobwa twariganye hamwe na ba James turazi rwose nta gahunda mufite ndabizi nyine ko mwiganye nyese simbizi simuzi ariko kuba mwariganye ubwo mufitanye n'urundi rukundo rwihariye nta rundi rukundo rero yabwiye ba James ko ashaka kuntungura kandi nanjye ubwanjye namubwiye ko rwose nta ikindi kintu kigomba kubikurikira nta n'izindi nkurikiza urabizi neza ko ari wowe nkunda aranabizi ko ari wowe dukundana rwose umva hari umunsi mba ntagushyize kuri stati koko mbabarira Karame ntukangire uruhinja mu kazi please umva basi shaka umwanya uyu mugoroba duhure tubonane shaka umwanya duhure tubonane pe
Reka Sohanje we bana we umva se umva mukobwa ese kumbona wayagaye bite warandangije pe iki se congratulations vraiment I congratulate you ntago nubu ndamenya ikiri kuri Sikuna nenzi ko wandi ugiye kumbaza ibijyanye na ya manota yakati twakoze we oya soso tugiye ashatse kuvuga ibyo urimo kuvuga nabimenye cyo gutegurira bidi karamira cyaje ahubwo se reka nkubwire uwakubwira ukuntu iyo bivuze mpita nibuka ikinenga cyamfashe ntajya yagenze gute uzi ko umusore wamukoreye surprise nkabona ratunguye koko ubundi kugira ngo ubone amarangamutima y'umusore anyeganyese ntako cyagirere mwana ahubwo wakubwira comment kuri ya mafoto umva aratwika kurufita numva makuru ufite kumariye ahubwo rero Adeline nawe kivana ibikabya yekwenda na comment ndi kuzibona nkumva isoni ziranyishe ariko ntabirenze ati dasanzwe nakoze ariko ubundi abakobwa nitwe tuyagara tukaba twanarera tukabura icyo kuvuga ariko karamira kubyara murenza bura n'ijambo ni nari mwavuga mu kirori we iri gishaka kuza muri kaminuza byigisha byinshi urase nari bubure kumenya ne kubitegura uzi bide zose natashye none hiyakaramirayo niyo byari kunsaba iki nagombye gutekereza kabiri nkora kabiri umva ntegura kabiri reka mbikubwire gutyo kugira ngo byumve uko byasa kose byari biri muri iriya gift ariko shawe gira amatsiko nawe baje musanago nabibabaza ngo babibwire cyangwa kuko ari ubushashwa bwo umva se rero nategeka ko ngomba gukosora karamira akabona akemera nawe ndayitondera kado dere design ndabona gemereye siwumvira ariko shawe umva narakugendeye fungamo t-shirt izo ebigiri Chanel isa umva isa ntumubona se nawe twika ariko naragenda yitondera umva mufungira misaha mbaza ngo imeze ite ndazamubona umva uzamubona yambaye ndavuga nti ndangije mfata carte postale nandika amagambo umva niba ruzi ubwenge shaza itabona icyo nifuza kabisa harya twabyita urabona muhaye iki kinyarwanda ikiboneza imvugo we azasiganuza harya sabwo we ari wateguye umva nari nabihaye umwanya umva sirabyitayeho naragenda avuga nti ninshake konti yagisigare yambabusa ubundi wowe uribande ahubwo sireka ngo bazideri ntabwo ayo mafoto kameramani yampaye ayo ngo sinakubwira agace ibintu mbabarugerekere ni postingire none ngo nzapostinga ayo nzabona guturutseho kuko niyo nzapostinga reka nze nkwereke wumirwe ahubwo reba ahangaha reba nasinzire ahangaha rero numvaga ntarekura karamira reba hano nari nanasinziriye yewe data we umva reba ahangaha usiko n'amasarimeta ririmo nijya hanze aravuga ati se ahangaha dedete wow ariko umva soso karamira utakaremo karamira ni bogari none se rero usibye nanjye nta n'undi mukobwa wamwitesha mana we ariko si uko ko ibi none byo ndamenya mbitaramuke hande buri mukobwa ngo ni Solange yishyano yigeze mama mu cyano ubundi ninde wamusabye kuntegurira ibintu soni uzi urabona atanteranije koko ubu se ko hari uko nagize amahirwe nk'iyo umurisa aza kugwa kuri iyi gift nari amagambo yarayambwiye noneho yari bumbwira ngana iki koko abagabo barabona koko ko ntabyo nari nigeze musaba ko ntabyo yewe ko nta n'ubundi bushuti nanabifitanye nawe hajya kwishyura ngaho za magifite ngaho za makeke zaki yabonaga ndusha amafaranga ku buryo ngiye bwanjye ntashobora kwifetera bidi soni oya ibi ntabwo ari byo kanze ngahamagare soni
wigeze ba mama mushyano ku ngufu kanze muhamagara ubundi muhe ikinyarwanda mubwire ko ibyo ashaka bitakunda ibyo arimo akora ubundi ni nko kuborosa inkoko ntabwo ushobora gukundana nawe arishukaye umva aho yakeka no ku bintu byo kwicyanura nimero ye akose ndanayifite cyane kanze muhamagare mubwire ko rwose ibyo byo kwanzana hamwe ubu rero yarazi ko ndibushiturwe n'aya magift n'ibikiyazanye hewe kunshakira urukundo ni nko gushakira amata mu mata kwa nyiramuha anze muhamagara ubundi ze mushishure muhereza ikinyarwanda ndabona nyigezeho ndumva inaciyemo ze nkwereke ko katayifataza alo ego naramutse wari ugiye kumpamagara ndagutanze no ndaguhamagaye sora wanyemerera nkagira ikintu gito nkubwira nakubwiye nti wanyemerera nkagira ikintu gito yo nkubwira niyo cyaba kimwe rwose nta kibazo ubu rero naje gusanga nta mwanya mfite yego abonye ufite biki none se Karame kumamaga itishimye na mahoro none se ubwo utekereje urumva ari amahoro asabwa ubuzima indahagije muhamagire tuganire umva ye muko ikibazo ntabwo ari amayinite ariko se kuvuga ahubwo fata aya magambo mu mutwe ngiye kukubwira kuko nakubwiye ko nta mwanya mfite uri kunyumva neza cyangwa mvuga icyongereza nicyo wumva ntacyo mbwira muteze amatwi warakoze kunzirikana ku munsi w'isabukuru yanjye urakoze gushima nawe rwose narabibonye ko wanzirikanye ukantegura umunsi mukuru n'ibindi ndetse harimo no kumpa imana yego ariko hari icyo nshaka kukubwira none se ntabwo wabyishimiye Karamira wanteze amatwi nkakubwira icyo nshaka kukubwira uteze yombi rwose ibyo utekereza byose ntuzigere witega urukundo ruturutse iwanjye na busa ahubwo se habaye iki kuri kuvuga nabi none se mvuze induru mvuze ingoma nakubwiye neza ko ngiye Karamira mfite umukunzi kandi twemeranyije kudahemukirana umva Karamira nukuri ndakubwiza uko uricu nukuri ndakubwiza uko urishu umva rero nkubwire nakinye ubuzima bwawe uzigere wundi mukobwa ushobora gukunda nk'uko nagukunda wanteze amatwi ibyo uvuga simbyumva habe namba rero icyo nshaka ariya magambo yawe yaje aherekeje harya iriya karite postale yaje aherekeje impano bibaye byiza waza kwitwara kuko ntacyo nyikeneyeho ntakimariye Karamira niba wahaye umutima wawe rwose na niyo narongera kabiri ndakwinginze please ndumva icyo nashaka kukubwira nakikubwiye hari ikindi Karamira nukuri rwose ntabwo nabyumva ntabwo nabyakira nk'uko bimbwira wabyumva utabyumva nakubwiye ngo ushobora kuza gufata amagambo iriya karite postale yawe nushaka n'ibyo n'amafaranga wakoresheje umbwire nyakwishyure ariko icyo ngusabye please 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 mvira mu buzima ariko shaje musinzi byihorera ntabwo bizi tuvuge ibintu tubisubiremo rwose Karamira hariya yarahemutse oya yarahemutse bikabije ariko uratekereza uzi kugira ngo umukobwa yifate abakobwa uzi kuntu bihiringa noneho wongera ko umukobwa yiga muri kaminuza udafite akazi ashora amafaranga angana kuriya ngakwereka ko akwemera agufitiye urukundo wowe warangiza ukamufunganisha wangamani umva bro wenda no kwenda yatashye naho umuntu yakagombye gushingira ariko ngiye usanga arahari nari kubimubwira oya reka nkubwire izina ry'Imana ngeneye kumubwira ko tekereza mani ari wowe mu byukuri umuntu aguteguriye BD nako atagize umubebe yikokoye buri kamwe kose agira impano kugushakira impano ariko uziko mani muri gusuka atanasekaga oya wabonye uburyo cyari cyavungishwa ngamanje ntumiwe nukuri twebwe nubwo twahimbaye mu birori turi kuvuza induru nk'abantu bateguye ibirori ngi kintu cyambabaje rero Didi ntabwo cyisi reba ukuntu yari yarakaje mu kirori rwose kikarinda kirangira nakanavuze mani ibyo bintu kuko bibaho koko tuvuge ibintu no gutaruka mu byukuri ibintu wabonaga ari ngombwa kwirakaza bene kare akageni oya ntabwo bizi noneho James uribuka ko Solange hari cya kigufi uribuka cya kigufi kinini cyane yari yateruye uribuka kimwe kinini yari yashyigati kinini rwose kinini cya kindi Solange yateruye twese tugaza tuvuza induru twese dukoma amashyi turaserebura turishima turanezerwa
baza ngo yamushyiremo iki ahubwo nicyo ningiye kukubaza umubebe yaragiye arikokora amushakira t-shirt zingahe izo eshanu uravugisha ukuri arangije aragenda amugurira imikufi ikozwe muri zahabu arangije aragenda amushakira isaha sindayibona n'undi nta n'undi musore wo muri kaminuza ndabona ayifite burya se urumva yararangije noneho nyuma y'ibyo byose amushakira karite postale urumva arangije agenda amwandikira amagambo arimo imitomo ku buryo iyo uza kuyibona Solange yararuhande amwandikira uburyo yamukunze amukubita imitomo itagira uko ingana wigeze ureba filime ya Romeo and Juliet byihorena yose narebye ni nkayo yari yamwandukure yahereye ruhanze baza ngo Karamira ashake mara kuyisoma yabigenje ati nyine nkuteze yombi yahise ahamagara Solange aramusomera bimwe bya danje ariko urumva uzi ko yasa namubwira ngo niba ashaka azafate n'impano ye ibyo bintu sara ngo niba ikindi ngo niba akeneye n'amafaranga yabiguze gaze kuza bimuhereze byose abigendane sha uravuga Karamira uyitubana Karamira uyitubana muri geto kuva muri level ya mbere kugeza aho tugeze ubu ngubu uriya musore yambabaje uriya mukobwa none hambabaza kurenzaho mwana w'umukobwa kuntu yari yihirinze sha ni ikibazo gusa cyakora niba uvugisha ukuri sha byaba ari danje no kuri pe uravuga ibyo noneho man vuga ko yanamubwiye yuko afite umukunzi umwe uzi ko umutipe yamubwiye yuko agomba kumwibagirwa mu buzima bwe noneho yarangiza akamubwira ati niba unashaka amafaranga waguze ziriya gifti kuri amutipe bari uze kuzuza itware amangena n'ubu ndumva ari nk'inzozi kuri ngiye ibi bintu urimo kumbwira pe reka nkubwize kuri sha James twabanye n'uriya mujama neza ariko ibintu rwose umujama noneho yakoze kuri icuro byo byanshegishe pe ubwo rero bakomeje kuvugana kuri telefone Karamira arimo aramusomera arimo kugenda amusomera ari nako kamera ye yazamutse yego baza ngo byagenze bite umujama noneho yase amukupa akana numva kari kurira kuri telefone avuga niko kuri mutaramu yashyizemo imiyaga byuze baba we mukobwa ko yeno ruva gusenyera Solange yambabaje wa muntu uburyo twari twashyashyanye ngo turi gutegurira umuntu birthday ko umuntu yifite umutima w'ingona mva rodi demani uyu mujama wacu rwose nubwo yaba afite umukunzi ntabwo byari bikwiye ko rwose yakwitwara bene kariya kageni ntabwo byari bikwiye ariko mu by'ukuri umva bene ari byo koko uratekereza kubona umwana yihirinze bene kariya kageni amafaranga yashoye yiga muri kaminuza acungira kuri ka buruse nta handi afite akazi ariko agafata buruse nk'iy'amezi angahe n'ubwo bamwohereje ariko nanone hari ikindi gitekerezo nungutse njye ku rwanjye ruhande nubwo rwose nanakubeshye burya nubwo twari muri iriya bide ya nuza ya Karamira burya njye nabonaga Solange ari sawa cyane pe Solange we ntabwo ujya ubibona se oya Solange nabonaga neza rwose nanakubeshya aruta n'umurisa rwose aramuruta sinjye kubeshya aramuruta Karamira yaba acuriye umukobwa rwose njye cyaranancanze ahubwo wagira ngo umurisa yabaye impano y'uriya mujama wacu warabibonye umva sha James yes njyewe na n'uyu munsi sindiyumvisha ngo Karamira aciki umurisa oya rwose tutanabeshye nta nubwo banajyanye oya nta hantu bahuriye ntaho bahuriye wagira ngo yaramurogeshije uriya muntu ashobora kuba yaranaburiye Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Nimutuze usibye ko burya ibirori biba byaduhuje ni hahandi hacu tuba dukwiye kuganira twumvikane abinyuma mwese nabasabaga ko mwatuza nimutuze twumvikane rwose birumvikane ko akantu kaba kagezemo ariko nyine no kwihangana burya nta nzoga itagira ijambo ariko ko ntimwampa amashyi nimundabire rwose mfashe uyu mwanya rero kugira ngo tugire icyo tuvuga nubwo atari njyewe ukwiye kuvuga ijambo rikuru
ariko burya ibyaye mama sa yicungura amarago tutamubyara yari kuba ahagaze ahangaha nanjye ku munsi mukuru w'umwana wanjye sinabura ijambo umwana wacu rwose reka mfate uyu mwanya rero mbashimire abantu mwese mwaje hano kugira ngo dufatanye ibirori by'umuhungu wanjye umwana wacu umuhungu wanjye rwose ariko tuvuga ngo umwana wacu vuga ngo umwana wacu nawe ndahabya umwana wacu wakabyara mbona burya rero iyo umuntu areba uruhinja ntabwo aba azi ikizavamo akenshi burya abanyarwanda bo baravuga ngo ibihembe by'inyana ntawe umenya iyo bitega bigana dore aho byanganye ni muri izi ngofero z'ibinyamatsinda mwana wa mbega ibyishimo turanezerewe kuri uyu munsi wawe nuko nagira ngo rero twese dufatanye ibi byishimo kandi nkanasaba n'uwaduhurije ahangaha umuhungu wanjye Karamira umuhungu wacu ngo yigire juru ubu ngubu ibi birori nibye nuko nyine tuba tubijemo dore ariko nibye nawe agira ijambo atugezaho muri aka kanya umwanya warawuhorana ndabona yameze ubwanwa kandi hari ubwanwa haba hanze ubwanwa Karame igere juru shaka igire juru tubwire abakwegere bagufasha izo kanzu zawe wowe kabyara we niyo ngofero itakuva ku mutwe dore haba havuye ikintu gikomeye ukuntu aberewe nuko naho rero arakoze papa arakoze cyane rero kuri uyu mwanya mpaye nkuko mubibona rero n'ibyishimo mu muryango ni n'ibyishimo kuri njyewe muri rusange uyu munsi ni umunsi udasanzwe cyane ndabanza gushimira ababyeyi banjye bamfashije muri uru rugamba rutoroshye rwo gusoza kaminuza ndabashimira rwose mwarakoze cyane babyeyi nawe urakoze mwana wacu tuguhaye amazi nizawe mwana wacu byangoye cyane rero uyu munsi nabatekerejeho nk'ababyeyi mwandeze ndetse mukamfasha muri byinshi ndashakishije impano nabaha ndayibura pe nayibuze burundu ibyo birahagije ibyo shimwe rirahagije ariko rero burya ngo amatama ntasabire nk'igisigati niyo mpamvu nabateguriye impano kandi ndabizi neza ko iri buze kubashimisha ababyeyi banjye rero bahashize igihe kinini hari ikintu bambwira ubwo nigaga muri kaminuza bakimbwiraga nk'icyifuzo ariko murabizi ko icyifuzo cy'ababyeyi aba ari nk'itegeko nubwo burya nubwo najyaga mbyirengagiza ariko ku mutima byabaga byasigayeho mfata umwanya rero kubitekerezaho niyo mpamvu uyu munsi kubera ko n'abatari babizi mu bateraniye hano nagiye ku rutoto rw'ababyeyi banjye ho kumbwira ko bashaka kubona umukazana avuye muri ya mapantaro nuko rero icyifuzo cyanyu rwose babyeyi nicyo ngiye kubabamo nk'impano uyu munsi kuko nabonye ariyo mpano iruta izindi ishobora kubashimisha nshaka kumva iryo jambo yewe niyo mpamvu rero nsaba uyu mukobwa mwabonye wicaye iruhande rwanjye mwana wa uri mukobwa mwiza ni umukazana wacu iryo sine mukaza igira hino duhoberane igira hino ngwemo mubisaze hano uraho neza mwana wa uraho musubize buhoro mutamumara hiranga reka duhoberane ibicurushi uraho neza mukaza uraho igikoro ngaho subiramo twicara abami ukabyara n'uyu kugira ngo rero murabibona ko ababyeyi banjye bishimye ariko mwakwishima nagira ngo mbanze mbabwire amazina ye ahubwo yaza akicara iruhande rwawe
nawe arasetsa uyu mukobwa rero yitwa Umulisa yitwa neza nyakubyara akaba umuhuza w'umutima wanjye ndetse n'ibyiyumviro umwana wacu yarakuze Harabi wamenye kuvuga sha ndagira ngo mbamenyeshe ko uyu mukobwa ari we ndagira ngo mbamenyeshe ko uyu mukobwa ari we neguriye ibyanjye byose ese ko ufite ubwoba twashimye shiri impungenge twashimye nkaba numva rero nk'uko mwabinsabye kandi mwiteguye kunshyigikira mu gihe gito uyu nguyu yaraza kuba ari umugore cyangwa se umufasha w'ubuzima bwanjye bwose nuko shaka nuko mwana wa nanjye biteganywa n'umubyeyi ndabyemeye uzagenda wenyine ababyeyi banjye rero barakoze rwose nuko sha murakoze kushimira umugeni ariko nanjye nari niteguye ko muri bumushime kubera ko nabizi ko mfite ababyeyi bashima hanyuma rero ngira ngo kubirenza ibyo kwa bari kurondogora murakoze ibindi reka tuzahurire kuri wa munsi wo kwambara ibishuro by'umweru urakoze sha yicarira ariko mbere yuko wicara zana n'umurisa mbaho umugisha sha bakorere mu gahanga nuko sha maze mugende rero mube aya magambo muvuze arakomeye muzongera muyasubiremo akomeye mwabana mwe mugende rero muzabe nk'abiyi minsi rwose nuko rero muhungu wacu urakoze namwe abateraniye ahangaha murumva ko uyu muntu akwiye rwose kongera guhabwa amashyi kandi rwose n'ishimwe wakomeje kutubwira ko bifite ishingiro umukazana rero twamwakiriye mu muryango arakaza neza naze mu muryango mugari wo arakaza neza turamwakiriye mubaye gahuza miryango turakwakiriye kandi ibirori byanyu turabitegereje rwose n'ubwuzu menshi ubwo rero nasabaga bari ku kigega kwanda amageni zikama nimuturabire kuri uyu munsi w'abana bacu nimwongere muturabire ahangaha simbone hari umuntu wicaye gusa zana ko gacuma zana twinywere kwanda amage nta kibuzeyo ese soso karamudere bite byawe muri iyi minsi kutishimye byagenze bite shamva dere byihorere nyine nta kidasanzwe ubwo nyine no kubibona oya sora sigaye mbona umpisha ariko se kandi habaye iki we hari icyo wageze se soso hari ikintu nkeka gishobora kuba cyarabiteye wageze iki we kandi rwose gishobora kuba aricyo nyirabayazana mbwira se numve ko ari byo nashatse no kubikubaza ndavuga nti nzaba mbikubwira ibiki se we oya mbwira shaha wimisha n'ibiki waketse so karame nyine mpamvu naketse itumye umaze iminsi ugaragara nk'utishimye urayizi se kuva twategura bidi ya karamira mperuka kukubona useka uwo munsi nyuma yaho nahise mbona uhinduka uhora muri mode itari nziza ubwo rero njye nibyo nikekeye sinzi nabifitanye isano n'ibyo naketse shaha mukobwa wahora ni iki ahubwo wagira ngo ndebye mu mutima neza neza bifitanye isano wenda nshobora kuba narakubwiye nabi simbimenye kubera ko maze iminsi nameze neza ni ukuri sorry nta kibazo I'm so sorry again sha aderi karame humura karamera namaze kubona ko gukomeza kumukunda ari nko gakunda usigwaho ugasanga ugusiga yo uwo mugani gukomeye so ha ushatse kumbwira iki uzi ko noneho yambwiye ko ibyo mutekerezaho byose nabyikuramo wangwe iki karamera se ndetse ngo ejo bundi kuri graduation ye yagiye kwerekana umukunzi we wabo ntabwo bishoboka yagiye kwerekana umwari bitegura kurushinga na za gift zose wamuhaye ya cyane rwose ntabwo byakunda ubwo rero uko byagenda kose nubwo nabanje kwiyumvisha ko bitabaho cyangwa se ko namukunda
akazagira nawe akabona ko mukunda kuko by'ukuri akazangarukira cyangwa se nawe akazankunda ariko namaze kubishyira hasi ndetse ubu namaze gufata umwanzuro ko ngomba kumwibagirwa burundu Karame niba ari uko bimeze ndakumva ndanakumva 100% pe birumvikana nyine nakomeretse umutima ariko nakundi byagenda kumbe nuko byarangiye nuko byarangiye rwose ahubwo mbabarire kuba ntari narabikubwiye nari narabuze imbaraga zaho nahera ndakumva pe najyaga gutobora ngo mvuge ikiniga akaba ari ikinanga imbere mbabaje kumbega abahungu babi akuwe nukubera iki abahungu bagira imitima mibi ariko gute umuntu wakereka umuntu kumukunda mwimariyemo umva noneho kamutakazaho ibintu bingana kuri bifite agaciro yarangiza akakubwira ayo magambo umva Adeli ngo mwikoremo we mbabarira rwose tureke gukomeza n'iki kiganiro njye ndumva rwose gukomeza kuvuga kuri Karamira ntakibishaka ndumva ntagishaka n'ikintu niyo cyaba kimwe cyatuma nongera kumwibuka ahubwo Adeli ufite indi nkunzi kagira inkuru iyo yo kujya kuyimbwira useka reka garuka muri mood nanjye mbise numva noneho nshaka kuyumvira mbabarire rwose ibiganiro byanjye na Karamira ntibizongere kumvikana ko n'ubundi byo tubyihorera ndumva ari ibikujyana muri mood mbi ahubwo mfite n'ubushobozi njye buriya mfite n'ubushobozi nakupa inzira izo zose zongera kumpuza na Karamira nyibwirira iyo nkuru ahubwo umva we nyine usanga abasoso ndakwanga njya kubwira utuntu ducamo kabiri mbwire nyine ngira gutungura nuko nagiye ndumva mbikeze mbarumbwira umva uzi ko Dede yansabye ko twakundana we gusa nabuze icyo namusubiza Papa Karame bitesha Dede siko mbona watangajwe n'iki mbemwa burya twigaga wibitseho umutungo ungana gutya shabase urabonamo iki koko uya Karame mbabare mbwiza ukuri uvugishije ukuri iduka ni ryawe cyane iryanjye nyine urumva nubwo nigaga ariko naje kugira amahirwe kugira ababyeyi beza data nyine yameneyemo tu ndabyibuka sha wajyaga wirgurahira ndamage ati ndamage wamaye imfizi banza ya mfizi yarayiguhaye ukayigurisha ukaza gushora hano sha umva ntabwo buri kindi rwose ntacyo nashinja ababyeyi banjye ntacyo batamfashije sha ariko rero nanone naho zindeba depo iriya depo y'imyaka nayo ni iyawe sha byose ni ibyanjye rega ariko impamvu ibi byose mari kugira ngo nihiringe mfite gahunda yo kugira gutya ko Umulisa agomba kurangiza kwiga nkahita mushyira amago gahunda yo kurungura sha ubu niyo mpamvu ubona ndi gukora ntikoresheje agatwe mba nagakubye urabona uruhare rutari hafi kuza sha ntabwo nubwo nigaga ariko imipanga ari ibiri kandi Umulisa arabura umwaka umwe gusa ngo arangize urumva ko agomba kurangiza ibintu byose narabishyize ku murongo mbega naraharuye inzira ku buryo nta kizirwa kimugora agomba kurangiza kwiga nuba ngo umunsi yafata biruti gufata diplome sha nanjye nzaba mpari ubu ngubu dejo watangiye kwishyiramo ibintu by'ubukwe ariko mu gihe twebwe nta n'igitekerezo twari twagira na beje y'ubukwe ndayifite ubu namaze kuyipanga iranditse neza sha ni ukuri kandi ikintera gukora cyane ngira ngo uriya mwana w'amabukwe rwose atabaho nabi umva shaka Karame niwe musore nabonye wize kaminuza byarangiza agakunda umukobwa koko ubundi muri kaminuza twari tuzi ko niba ukunze umuntu nyine nuko kwihera agaturu byarangiza ubwo nyine bikarangiriraho no kwirira gusa shangewe rero rwose izo nkundo z'inkunda rubyino ntazo nigeze ngira abenshi se nubazi nitwabanye kaminuza imyaka igera kuri ne yose yego nanjye rero niyo mpamvu nahisemo gufata umwanzuro ntubizi se ko ku munsi wanjye wa graduation naramupresence hanyuma rero ntegereje ko umunsi we wo kurangiza mu kirori cye niho nzahita nterera ivi gusa tunatera ivi ariko iki gihungu buryo na bije namaze kuyipanga iyi nkuru ni nyikoza James sinzi none uburyo ariwe yakire sha ahubwo nyine mutangire mwitegure mwitoze uburyo muzanyambarira kwambara byarabize twabanye wa mugabo we ntacyo tutasangiye tuba no muri geto wajya guturemera nubwo ari umunyeshuri mugenzi wacu ariko buryo waturushaga n'ubushobozi sha nawe urabyumva nyine urabona ko mu bukwe biba bisaba protocole nini niyo mpamvu rero
udusore nkamwe muri kuri size mu gifite tayi ni mwebwe mugomba kunyambarira ku buryo nyine n'abantu bazata ubukwe bwanjye bazabona ko niganye basobanutse kameme naho se shadidiye nyine nubwo muzanyambarira bwose bari urugamba rukomeye utabona nemba mbibona mbizi ko ari urugamba rukomeye mukuru wanjye ndibuka ko ubukwe kandi yari mu myaka yashize ibintu bitaranahenda nibuka yuko byamutwaye miliyoni eshatu kugira ngo akore ubukwe kandi nta n'ubunani byari birenze nabonagamo noneho rero njyewe buriya kugira ngo numve ko ndi seri usiko buriya umurisa ari njye umumenyera buri kimwe kuva no gukoresha inzara ku musatsi minerivare mituweli buri kimwe cyose reka da nyine ubundi umukunzi nkaba n'umupapa niyo mpamvu nabonye umurisa asigaye acana ubu muri campus ariwe abantu baba barangariye gusa urumva nyine inshingano z'urugo nazitangiye kera mwitayeho rero nyine tunabigarutseho urumva icyo ngicyo nicyo kintu kimotiva cyane icyo kintu kimpa imbaraga bigatuma numva mu mutima wanjye nta wundi mugore w'ubuzima bwanjye uri munsi usibye umurisa cyose shaka rame wemeye gufata inshingano zose wigira umupapa wigira umushere wigira umuki byose koko ubu wemeye kwihiringa ku buryo usigaye umwishyurira n'inzara warangiza harya ngo wamutangiye angahe wumve ko kuva mu mwaka wa 4 ari njye umwishyurira kuva warangiza kwiga yego ariko rubanda mugira n'umutima ubu ngubu uyu mwana w'umukobwa uri gutakaza ibintu bingana gutya haramutse yihure n'ikindi kigabo gifite amafaranga cyangwa se dore ko abakobwa n'ubundi buryo umukobwa umubara umubonye ubu ngubu aramutse agukoshanya akigendera aho ni warwara umutima niko mukando Karame reka tujye mu byacu rero tuvuye muri rubanda ndakumva cyane ko ari wewe uzi kureba ukitegereza ukawarebye uriya mukazana wacu murisa papa Karame utera ubwoba umva nari nyobewe ikintu ugiye kuvuga nari ntangiye kuvuga ese nahennye mu imbere y'abakazana nari nyobewe ikintu nakoze rwose uravuga uriya mukazana se wamurebye icyicaro mureba igihagararo ureba ubunyarwanda kazi ureba wenda hari ibyo utabonye ndakubwiza ukuri Karamira ahubwo numvaga ndi bumuhamagara inyuma mbega umwana uzi guhitamo mbega umukobwa undusha ubushongore mbega umuntu nifuzaga mu buzima umva waribyaye cyakora cyo waribyaye papa Karame reka nkubwize uko ushatse kuvuga ko Karamira yahisemo nkuko nahisemo oya ariko hari ibintu byinshi uriya mukobwa nabonye tujya guhuza aratuje umva ariko kushyuye okay reka nicecekere reka no kwitaka ariko icyo kimwe nakubwira umuhungu wanjye azi guhitamo azi guhitamo pe none se ko abanyarwanda bavuze ngo umukobwa mwiza umubona byutse utigeze ubona ingonera ze ko wamubonye ari mu birori umva kandi ubu gwashakaga kubaza umuhungu wawe niba hari ikintu bari bakora ntacyo ntago ari ngombwa ko arara tukaranga yewe tukohereza n'undi muranga akamureba byutse oya nta kibazo nyamara njye namushimye ariko ibaza umwana w'umukobwa uza akabasuhuza gutya agatuza icyo umubajije akaba ari cyo agusubiza yewe nyuma yaho agiye kugenda uzi ko yanyegereye akampa agapfunyika ese mwangamba uriya mwana yararezwe njye namubonye mbega umukobwa mwiza noneho rero buriya Karamira yafashwe ubwo yaherewe kuri nyina oya byarangiye gupfinda kandi ahubwo ikintu nshaka kumubwira nuko bagira vuba kuko hagize ikintu cyici byabo sinzi ko hari undi yanzanira ngo mushime pe sinkubeshye ndakurahiye nta wundi nashima ariko rero Mukarwego Karame buriya nanjye nibarishwaga nagira ngo numve ibyari byo ahubwo nawe mbwira watumye nyabara y'ubukecuru wowe wabibonye namushimye rahira urebye intambuko ndareba nyamara nabonye afite aho ava